tuguhaye ikaze ku isengesho ribohora official. Wowe tubana hano kuri iki gicaniro, habwa umugisha n'Imana, cyane cyane wowe wamaze gukora subscribe cyangwa se s'abonner mu gifaransa. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Uwiteka akomeze kukurengera. Turashimira abantu baca mu gikari bakatubwira ko amasengesho dusenga abafasha, babohora. Hariho batubwiye ko bagiye bakira indwara, bagiye babohoka, barwaraga imitwe idakira. Hari abaduhaye ubuhamya batubwira ko hari uwarwaraga umutwe udakira yakize. Hari uwambwiye yuko umwana we yari yatangiye gufatwa n'ubuhumyi bwarangiye. Hari abambwiye yuko bari barwaye ibibyimba byo mu nda, ibyo byakize. Hari abantu benshi baca mu gikari bakadushimira ndetse bakaduha ubuhamya. Abo ni mwebwe mutuma dukomeza kuza hano, kuko tumva yuko ibyo dukora bifite icyo bibamariye, bifite aho bibavana n'aho bibageza. Bakomeze guhabwa umugisha n'Imana. Turashimira n'abatanga ituro. Hari abantu batanga ituro tukabona bohereje ituro, namwe muhabwe umugisha, mugirirwe neza. Hari uza akavuga ati pasiteri uradufasha n'ibiki nashakaga kugira ngo nguhe ituro nsapotinge n'ubwami bw'Imana. Namwe ababikora muhabwe umugisha n'Imana. Twabashimiraga rero. Tugarutse rero mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana no gusenga. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ntandaro cyangwa se inkomoko y'ibibazo byinshi ubona mu buzima bwawe cyangwa ubona hano mu isi. Hari ahantu ibibazo bituruka biva, ntago bipfa kuza gusa. Ushobora kubona umuntu yishe undi, tukavuga ngo umuntu niwe ubikoze, kandi hari ikindi kibikoze kitari umuntu. Ushobora kubona umugabo n'umugore bitana ba mwana, barwana, bagira gute, abantu badahuza, imiryango idahuza, ukagira ngo ni bwabo, ni ubwabo, bakamarana. Ariko nyamara bagasanga bari kwitana ba mwana, ariko muri iyo miryango ikibazo atari abantu, ahubwo ikibazo hari ibindi biremwa by'umwuka tutabona, bidafite umubiri, bidafite amaraso. Bishobora kuza bikata ku muryango, bikinjira mu muntu. Ikiremwa kidafite umubiri n'amaraso cyakwinjira mu muntu, kikamukoresha ibintu bidasanzwe, kikamukoresha ibyaha, kikamucisha mu ngeso, kigakereye ingeso muri we, kikamukoresha ibintu umuntu wese areba akaba yakwifata mu maso, umuntu wese agatangara. Hari ibiremwa by'umwuka bifite ubushobozi bwo kuza bikinjira mu mubiri w'umuntu, mu mutima w'umuntu, bikamukoresha imirimo mibi, bikamuhindura umuntu wari ufite umutima mwiza, umuntu wagiraga ingeso nziza. Ibiremwa by'umwuka bikamwinjira, mugasanga kimuhinduye umusinzi urara mu kabara, akinyaraho, akinyaho neza, ukiyangiza. Hari ibiremwa by'umwuka bishobora kuza bikinjira mu muntu, bikamushora mu busambanyi, yani agasambana nk'isazi, ntagire uwo arobanura, ntagire uwo asubiza inyuma. Umusabye wese, niba ari umwana w'umukobwa cyangwa ari umugore, ntagire ubushobozi bwo kuvuga ngo oya. Hari ibiremwa by'umwuka byamwinjiye. Hari ibiremwa by'umwuka bishobora kwinjira mu muntu, bikamuhindura, bikamuremera imico, bikamuremera karagiteri, akagira karagiteri mbi cyane. Noneho rero sasa abantu bakita wa muntu akagaragara ko ari we mubi, nyamara hari ikindi kiremwa cy'umwuka kimurimo kibi. Rero abantu bakunze kubona ibibazo, bakunze kubona imbuto, ariko ntibabone igiti. Ntibabone igiti giturukaho izo mbuto. Nuko nguko Satani abeshya abantu, nuko ikuzimu babeshya abantu, imbaraga za Satani zibeshya abantu. Abantu bakabona ibibazo ariko ntibabone aho bikomoka. Abantu bakabona imbuto ariko ntibabone igiti zavuyeho. Ubwo rero tugiye guhamagara umwuka w'Imana kugira ngo akomeze kubana natwe. Wowe unyumva
ubashe kunyumva neza. Turasoma ibyanditswe byinshi. Data, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose, uri Imana itwigisha ibidufitiye umumaro, uri Imana ibana natwe, uri Imana ihagarana natwe, uri Imana yaduhaye Yesu Kristo ngo atubere umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwacu. Turagushimira ko muri Kristo Yesu turi bazima, twaracunguwe. Muri Yesu Kristo turabana b'Imana, muri Yesu Kristo turabatsinze ndetse no kurushaho, muri Yesu Kristo turabagira ku ntego no ku ntsinzi ibihe byose, kuko Yesu Kristo handitse yuko kwizera atsindishizo mu bintu byose. Turabatsinze ndetse no kurushaho. Nsengeye buri wese rero wongeye kuza hano ku isengesho ribohora mu izina rya Yesu. Ibyo mvuga mwamucisha mu byose umuhe kubyumva no kubisobanukirwa mu izina rya Yesu Kristo, mu mwanya wo kuza gusenga nyuma y'ijambo ryawe. Nk'uko mwami hari abatanga ubuhamya bakavuga ibyo babakoreye mu isengesho, abasengana nanjye, izina rya Yesu Kristo ndasendera kugira ngo n'ubundi mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo ukomeze gukora ibitangaza kuba twumva bose mu buryo bwo gusenga no mu ijambo. Ni mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amen, amen. Nagusaba kugira ngo mujye muduha ubuhamya, mutubwire muri za commentaire, mutubwire ibyo Imana iba yarakoze n'ibitangaza Imana iba yarakoze mu gihe tuba twasenganye namwe. Niyo papasi yacu, niyo mpamvu papasi yacu ya mbere ni ukugira ngo mubohoke, ni ukugira ngo mukire, ni ukugira ngo Imana yihishure mu buzima bwanyu. Ubwo rero iyo twumvise hari abantu bari gushima Imana yakoze biciye mu masengesho, birushaho kudutiza umurindi n'ishyaka ryo kugira ngo dukomeze kuza hano ku isengesho ribohora tubaganiriza ijambo ry'Imana ndetse tunasengana namwe. Narindimo rero mvuga ukuntu abantu tureba ibibazo ibibazo ibyo twita ibibazo atari byo bibazo. Icyo wita ikibazo ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo kiri inyuma ya kihishe inyuma y'icyo wabonye. Icyo wabonye si cyo kibazo, ahubwo icyo utabonye, icyo utari kubona nicyo kibazo. Hari ibiremwa by'umwuka utabona bigucisha muri izo ntambara, biguteza iyo crise, biguteza ubwo bukene. Hari ibiremwa by'umwuka utabona byakwinjemo bikreya izo ngeso ufite, bikeneye gukubitwa. Bitarakubitwa ngo bive mu buzima bwawe, uzakomeza kuba umusinzi, uzakomeza kuba umusambanyi, uzakomeza kuba umunyaburakari bwinshi n'umujinya mwinshi, uzakomeza kuba umunyamahane menshi, kandi ari ikiremwa cy'umwuka kikwicayemo gifite amahane, kiguteza amahane. Hari ikiremwa cy'umwuka kikwicayemo gituma unywa ntuhage, ukanywa ariko ntuhage, gikeneye gukubitwa kugira ngo kikuvemo. Ndavuga ukanywa inzoga ariko ntuhage, paka usinze ukiyangiza ukarara mu kabari. Hari ikiremwa cy'umwuka cyahawe imisiyo, kirabwirwa ngo genda umwinjiremo, ntuzamwemerere yuko uyu atuza, agira umugabo umwe, agira umufiyanse umwe, agira umugabo umwe. Ntuzamwemerere ko aba mu rugo rumwe. Ufite umugore umuca inyuma, ufite umugabo umuca inyuma, ku manywa na nijoro byakunaniye kubireka. Uwo ni umwuka ukwicayemo, wamaze kuzamuka uva ikuzimu kwicaramo kugira ngo upindishe hatima yako, kugira ngo se cyangwa mbisobanure neza mu Kinyarwanda, uwo mwuka wabwiye kugira ngo ugire gute, ugonde, uhine destination yawe. Ukeneye gukubita uwo mwuka ukakuvamo. Igisubizo rero, ikibazo rero si kiri ubona, si ugusambana kwawe, ubwo ikibazo ni umwuka ubigutera. Ikibazo si ayo mahane, ahubwo ikibazo ni umwuka uguteza ayo mahane, ukeneye gukubita ukakuvamo. Ikibazo si inyatsi, ahubwo ikibazo ni umwuka ugutera iyo nyatsi nyine, ugasanga ikwambuye buri kimwe cyose. Urafata ikintu umwuka ugahita ugitwara, wafata ikintu umwuka ukahita ugitwara. Ukeneye gukubitwa ukakuva mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Abantu rero benshi cyane Satani yarabashutse arababeshya, kuko n'ubundi Satani ni umunyabinyoma. Muri Yohana mu gice 8 Yesu yavuze yuko ni umunyabinyoma. Niyo yavuga ubwe, yashaka kuvuga avuga ikinyoma, akaba na se w'abanyabinyoma. Nakuvuga ngo rero ni umunyabinyoma, arabeshye cyane. Ariko reka dusome ibyahishuwe igice 8 aho ngaho, igice cya 12 aho ngaho, hanyuma tubone gukomeza. Ibyahishuwe igice cya 8, nkwereke nkumvishe iryo jambo. Ariko wenda ntarajya mu byahishuwe, ariko reka nihute mu byahishuwe nta kibazo. Nihute mu byahishuwe, ndagaruka muri uyu murongo nari ngiye gusoma. Reka mbanze njye mu byahishuwe mu gice cyaho cya 12. Byahishuwe igice cya 12,
turashaka guhishura inkomoko y'ibibazo. Noneho ubutaha ntukazajya witiranya nushaka gukemura ibibazo ujye ubikemura uhereye mu muzi wabyo. Reka rero dusome ahangaha mu gice cya 12 kuva ku murongo waho kuva ku murongo waho wa 7 handitse ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka kirwana n'amarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Urumva iryo jambo ngo mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka, nuvuga ngo iki kiyoka n'abamarayika bacyo ahabo hari ahantu byari byamaze gufata, hari ahantu cyari cyashatse kubaka ubwami. Iki kiyoka umva ngo ahabo ntihaba hakiboneka, ahantu rero cyari cyashatse kubaka ubwami bwacyo nyuma yo gukubitwa cyahise kihirukanwa mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Noneho sasa niki cyabaye? Wowe utinya intambara, ndagira nkubwire ngo intambara zatangire mu ijuru ziza hano mu isi zizarangizwa n'ijuru gusa. Ijuru ni ryo rizongera rikaza rikarangiza intambara zizahoraho mu isi. Intambara y'umuntu ku giti cye izahoraho, iya imiryango y'igihugu n'isi muri rusange izi ntambara zagenda zihoraho kugeza ni nazo zizarangiza isi. So rero nta ugomba gutinya intambara mu izina rya Yesu Kristo, kuko dufite umwami Yesu Kristo wadutsindishije intambara zose. Dukomeje gusoma rero handitse ngo cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo yanzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, ngo aricyo kiyobya abari mu isi bose, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywana nacyo. Urumva ngo aricyo kiyobya abari mu isi bose. Rero iki kiyoka ntabwo kiyobya umuntu umwe, ntabwo kiyobya abantu babiri, ntabwo kiyobya umuryango umwe, ntabwo birivuze ngo kiyobya igihugu kimwe, ahubwo kiyobya ngo abari mu isi. So muri kamere rero ya Satani akora ibintu, yamara gukora ibintu akabihisha, ahubwo agakora ibishoboka byose ku buryo bya bindi byakozwe akwereka ko ari umuntu wabikoze, none uwo muntu ugasanga murashwanye, muramaranye, kuko ubutabona icyabimukoresheje ahubwo ubona we. Ukabona ububi bw'umuntu ariko ntumenye ngo hari kimurimo kimutera ubwo bubi. Icyo kimutera ubwo bubi nicyo cyakagombye kugira gute? Gukubitwa, uwo muntu akabohoka, uwo muntu agakira. Urumva rero kiyobya abari mu isi bose, gishobora guteza indwara, kigakerera uburwayi. Bwa burwayi cyamara kubukerera mu mubiri wawe ukajya kwa muganga kwa muganga kikabashuka bakabona indwara, kandi iyo ndwara bari kubona atariyo. Reka nguhe urugero rwa hafi, twinjire hano mu byanditswe byera, nanone muri Mariko igice cya 5, muri Mariko igice cyaho cya 5 hatangira kuva ku murongo wa mbere, biritangira ngo bafata hakurya y'inyanja mu gihugu cy'Abagadareni. Yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni uva mu mva aramusanganira. Umbira ijambo ngo yomotse uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Hano wiziki, hano birira kwereka ko abadayimoni bagaba ibitero. Dayimoni ishobora kugutera. Iki ni cyanditse kitweretse ngo umuntu, uwo mwanya umuntu utewe na dayimoni ava mu mva aramusanganira. Nuvuga ngo dayimoni ifite ubushobozi bwo kugutera, yamara kugutera ikakugabaho igitero, imyuka mibi. Nimvuga dayimoni umva imyuka mibi, igaba ibitero, ibasha kugutera ikakwinjiramo. Yamara kukwinjiramo biterwa n'icyo ishaka gukora. Harabo ibifite misiyo igihe yateye, harabibwira ngo mugende, iba yahawe misiyo ngo mugende muhinduke indwara mu mubiri we, muhinduke kanseri, muhinduke diabete, muhinduke paralyze, muhinduke ikiniki. Hanyuma umuntu akajya kwa muganga bakabona paralyze, bakabona icyo, ariko ari dayimoni iri gukereya, iri gutera icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo rero igihe rero uyu muntu yatewe na dayimoni, ariko b'iki gihe hari igihe batabimenya ko batewe n'iyo myuka mibi y'abadayimoni, ahubwo bakibwira ko ari indwara zisanzwe. Ahubwo Satani akabashuka, akabahuma amaso, akabacinga igitambaro mu maso, ntibabone ko batewe n'abadayimoni,
ari bo bari kubateza izo ndwara. Urugero rwa hafi rero dukomeza gusoma ngo yabaga mumva nta wari ukibona icyo ashobora kumubohesha naho waba umunyururu. Noneho kuko uyu mudayimoni yari yarateye uno muntu, uyu mudayimoni yamukuye mu bantu. Umuntu ntiyaba akishimira kuba mu rugo, ntiyaba akishimira kuryama mu nzu, umuntu ntiyaba akifuza kuba mu bandi. Uyu mudayimoni wari wamwinjiyemo aho yamujyanaga ni mumva, aho niho yiberaga. Noneho abamubonaga rero ntibari bazi ikiri kujya imbere. Icyo bakoraga baramufataga ngo bakamuboha, bamuboha ariko wa muntu agaca yaminyururu. Nuvuga ngo iyo aba ari muri iki gihe cya none, uwo muntu bavuga ngo yasaze, bakavuga bati ahari twamujyana Indera, yahuye n'uburwayi bwo mu mutwe. Ab'iki gihe byakwitwa ko ari uburwayi bwo mu mutwe. Ab'iki gihe bahumye mu bitekerezo, batagira amaso abona, batazi isi y'umwuka. Babonye umuntu nk'uyu bavuga bati uyu muntu afite uburwayi bwo mu mutwe, reka tumujyane Indera. Ariko uyu muntu nta burwayi bwo mu mutwe yari afite, ahubwo icyo bigaragaza hari umudayimoni wari waramuteye amwinjiyemo, amuvana mu kuba mu buzima bwa rusange abandi babayemo, amujyana mu buzima bwe bwihariye, akazajya amujyana mu mva aho babandi batinya, umuntu adashobora kujya kwicara, aho akaba ariho ajya kwicara. Dayimoni iyo yinjiye mu muntu ikoresha ibintu umuntu biteye isoni, bya bindi abandi bantu baba bareba bagatinya, we ntabwo aba akibitinya. Dayimoni iragutinyura ugakora ibyo abandi babona ko biteye isoni, wo kumva nta soni biguteye, kuko icyo kiremwa kiba cyakuvanyemo ubumuntu. Iyo dayimoni yakwinjiyemo yagukoresha ibintu mpaka abantu bakibaza ngo uyu ni runaka. Rero abakubona rero bakibwira ngo ni wowe, ariko hari ibiremwa by'umwuka byajugunywe bitabwa mu isi. Bimaze gutabwa mu isi, ariko Bibiliya ntabwo igaragaza. Iyo dusomye muri Yuda igice cyaho cya mbere, reka dusome muri Yuda wumve bino biremwa ahantu byashyizwe. Nkomeze gusoma Yuda igice cya mbere, muri Yuda igice cyaho cya mbere n'umurongo waho igice cya mbere kuva ku murongo wa 6. Igice cya mbere kuva ku murongo wa 6 handitse ngo n'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Urumva ko baba marayika birukanwe mu ijuru, Imana yarabaciye imaze kubaca mu ijuru, ibajugunya ikuzimu, aho Bibiliya ngo ivuga ngo barindiwe mu minyururu idashira mu mwijima w'icuraburindi. Aho niho babohewe, mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi. Aho muri uwo mwijima niho bajugunywe ngo kugira ngo bategereze umunsi wo gucirwaho iteka. Ari uwo munsi Bibiliya yise ngo umunsi ukomeye. Hari umunsi wagenwe wo gucirwaho iteka kw'aba bamarayika ndetse n'abayobotse bano bamarayika b'umwijima. None rero nubwo aba bamarayika wumva ngo babohewe mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, ngo kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye, babasha kuzamuka bavuye muri iyi minyururu y'umwijima, bakaza bagateza ibibazo. Byibuke muri Yobu igice cya mbere, munsi umwe Satani Imana iramubaza ngo uvuye. Hanyuma Satani aravuga ngo mvuye kuzerera isi no kuyitambagiramo. Bishatse kuvuga rero ko aba badayimoni n'umukuru wabo Satani babasha gutambagira mu isi bakayizereramo, bakaza bagakora shuguri zabo. After ya shuguri zabo bakaba basubira ku cyicaro cyabo gikuru, cyangwa se hari n'igihe bafata ibyemezo bakimukira mu muntu, bakaba mu muntu, bakagendera mu muntu, bakaba mu muntu, bakaba gutyo nyine. So ni ukuvuga ngo rero turabona ko rero uyu muntu abari baramwinjiyemo bamuvanaga mu buzima bumenyerewe bwa bundi buri muntu wese yifuza bwiza, bamujyana mu buzima bubi, bakazajya bamujyana mu mva, akaba ariho asakuriza, niho yari atuye.
noneho rero ijambo ryavuze ngo kuko kenshi bamubohesheje ingoyi y'amaguru, ubwo ni ku murongo wa 4, n'iminyururu y'amaboko, maze ingoyi akayicagagura n'iminyururu akayivunagura, ntihagira umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ngo ku manywa na nijoro yahoraga mu mva no ku misozi asakuriza yikebesha amabuye. Umva icyaba abadayimoni bamukoreshaga, ngo yahoraga asakuza yikebesha iki? Amabuye. Muri uko kwikebesha amabuye n'ubwo buribwe ntiyabwumvaga, kuko ibyamukataga biba byamaze kugira umubiri, biba byamaze kugira ikinya. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo buri imbaraga zose zakwinjiriye mu buzima zikinjira mu mibereho yawe, zikinjira mu mubiri wawe, zikaguhindurira ingeso, zikaguha ingeso zazo, zikaguha kamere, ndazitwika mu izina rya Yesu Kristo. Ndazoherezaho umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo, mu butware umwami Yesu yampaye amaze kumpamagara. Ndategeka kugira ngo buri mwuka wose ukurimo ukuvemo kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka ukurimo ukuteza kuribwa mu nda cyane, yewe mwuka uteza kuribwa mu nda n'umugore, ndakwataka mu izina rya Yesu. Uko wamwatatse niko nkwatakishije izina rya Yesu Kristo n'amaraso Yesu Kristo. Ujye ukwataka, ndi intorezo y'Uwiteka umwami Imana irwanisha mu izina rya Yesu Kristo. Ni kuri njye Uwiteka cyagagura ifarashi n'uyigendera, ndagucagagura wa farashi we n'uyicayeho. Va mu buzima bw'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo, va mu mibereho y'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Ntegetse buri bwoko bwose bw'imbaraga zari ziri mu mubiri wawe, izihinduye ibibyimba zikamuke zive mu nda yawe mu izina rya Yesu Kristo. Izihinduye ubuhumyi zikaguteza kutabona, ndazitwika zirekura amaso yawe mu izina rya Yesu Kristo. Izigutera iyo kamere zikagutera uwo mujinya n'ubwo burakari bikuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Zigutera kutaganduka no kudaca bugufi, kutemera amakosa no kudasaba imbabazi, zisoke mu buzima bwawe. Uyu mwuka utera umutima wawe kwinangira, ukakora ikosa kandi ukabizi ko warikoze ariko bikarangira utemera ikosa, utemera kurisabira imbabazi, ndakuvuma yewe wa mwuka yewe wahaye n'umuntu kamere ikagwajuka ikaba nini muri we, ndayisenya mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yose ndatura ngo akira kubohorwa n'amaraso Yesu Kristo, akira kubohorwa n'izina ry'umukiza n'umucunguzi wagupfiriye ku musaraba, aciyo minyururu, aciyo migozi yose abadayimoni bakubohesheje izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ntegetse kubohoka kwa mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuntu Imana ibohoye kano kanya izina rya Yesu Kristo. Ndasengera uyu muntu uterwa n'umudayimoni umuteza kuribwa umutwe w'uruhande rumwe, nk'uko arabampamagaye bakambwira ko bakize, nawe gucira mu izina rya Yesu Kristo. Uwo mutwe w'uruhande rumwe ugucikeho mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni yaguteraga uwo mwuka itsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Abambwa gapfa kazuka, urakoze mwami, guhaye amashimwe ku bw'abantu. Reka dukomeze mu ijambo ry'Imana. Imana arinjyanye muri icyo kirere kugira ngo ifashe umwe muri mwebwe uwe yashakaga kubohora kugira ngo umuco izo mbaraga. Tukomeje rero muri aya mavuta no muri iri jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuze ngo iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga mu mva ku misozi asakuriza yikebesha amabuye. Urankurikirana, ujya uryama ukabura ibitotsi, wowe ukibwira ngo uko kubura ibitotsi kwawe n'ibisanzwe. Ni abadayimoni, ni imyuka mibi ituma utabona ibitotsi. Ubundi ugasanga rimwe na rimwe si ibitotsi ahubwo arabona ibitotsi igihe bije, agasinzira nk'uwapfuye. Umuntu akaba yanamuterura, umuntu akaba yamukuramo n'imyenda ntamenye ko bamukweyemo imyenda. Wowe utsinzira ibyo bitotsi bimeze gutyo. Ni abadayimoni baba bagukubise ibyo bitotsi. Hari uburyo bubiri: dayimoni bashobora kukwambura ibitotsi ukajya mu buriri ukabishaka ukabibura, hakaba n'ubundi buryo bashaka kugukubita ibitotsi byinshi ugasinzira nk'uwapfuye. Muri cya gihe wasinziriye spirit yawe w'imbere w'umwuka bakagucomora mu mubiri wawe, bakakujyana, bakarara bagukoresha abarozi, bakarara bagukoresha, bakagukoresha imirimo yabo y'uburetwa. Ukibona mu nzozi zawe uhinga,
ukibona mu nzozi zawe urimo urubaka ariko ahantu habi, ukibona uri nyuma y'aho ngaho ukagarurwa mu mubiri, wakanguka ukumva umubiri wavunaguritse, ukumva nta mbaraga, kumva wakwigumira mu buriri, kumva rwose wacitse intege. Ibyo biba byatewe n'iki? Uba wakubiswe ibitotsi by'abadayimoni, Satani akaguteza ibitotsi cyangwa se abadayimoni bakaguteza ibitotsi byabo, muri bya bitotsi byinshi bihunikiza ubwonko, bisinziriza ubwonko, bigasinziriza n'ubwenge, wowe bagahita bagucomora mu mubiri, wowe nyakuri w'umuntu, wowe w'umwuka. Bamara kugucomora mu mubiri bakakujyana mu mirimo yabo y'uburetwa, bakagukoresha. Umuntu nk'uwe ndetse usanga aba ari umurozi atabizi, abandi barozi bamukoresha ariko atazi ko bamukoresha. Nawe rero uri muri ibyo bihe Satani yafashe, abarozi bafashe bakabagukoresha muri ubwo buryo. Ndekuye umuriro w'amazuku kwa jina la Yesu Kristo, kuko handitswe yuko ijambo ry'Imana ari umuriro ukongora kandi ari inyundo imenagura amabuye. Ndekuye ijambo ry'Imana kwa jina la Yesu ku buzima bwawe, rikatagura amaboko agutwara mu nzozi, amaboko agutwara mu bitotsi, kakujyana ikuzimu, kakujyana mu misozi, ukarara ukoreshwa. Ntukongere gukoreshwa n'abazimu kundi mu izina rya Yesu Kristo, ntukongere gukoreshwa n'amashitani n'imyuka mibi ikomeye kwa jina Yesu. Egucikeho, vayo mu izina rya Yesu, vayo mu izina rya Yesu Kristo. Uve mu butware bwa Satani, uve mu butware bw'ami bw'umwijima, abagutwaza igitugu bakurekure mu izina rya Yesu Kristo, bakurekure. Ndekwijambo ry'Imana kuri bo, kuko handitswe ko mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka yanshyize hejuru y'abami n'ibihugu, ashyira ijambo mu kanwa kanjye, akira hejuru kubika, kurimbura, gusenya, kubaka no gutera imbuto zopetese kiriya holi ya batasaka baba. Ndasenya, ndakubita hasi, ndarimbura buri mwuka wose wagutwaraga, ndawutegeka kuva mu buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo, kuko handitswe yuko yahamagaye 12 abaha itegeko ryo kwirukana abadayimoni. Mpagaze mu itegeko nahawe n'Umwami Yesu, ntegetse abadayimoni, ntegetse imyuka mibi yagutwazaga igitugu, yagutwariraga mu bitotsi, yinjiraga mu gihe usinziriye, ikinjira mu buzima bwawe ntumenye ko yakwinjiranye. Ndayitegeka kuva mu buzima bwawe izina rya Yesu Kristo. Ncishije imirabyo, ncishije umuriro w'Umwuka Wera mu buzima bwawe, kugira ngo uyu muriro tweke ikintu cyose kitavuga Imana mu mubiri wawe gisoke. Uyu munsi uhabwe ubuzima mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Urakoze Mwami. Hari abantu Imana ibohoye muri iryo sengesho. Wowe wari ufite ibibazo byo kwibwa bakakujyana mu nzozi, abarozi bakakwiba, imbaraga z'Umwami Yesu zirakubohoye. Rero urumva mu buriganya bwa Satani akora ibintu byinshi abantu ntibamenye ko ari we wabikoze. Satani ashobora gushondanisha umugabo n'umugore, bakarwana bakamarana, umwe akaba yakwica undi, abantu bakagira ngo ni ba bantu, kumbe ni imyuka mibi yabinjiyemo, yinjiye umwe muri bo. So imyuka mibi rero iyo yinjiye mu muntu nyine nawe ubyumve, wa muntu ahinduka mubi, uwari mwiza ahinduka mubi. Niba yari yinjiye mu mutima w'umuntu wacaga bugufi, uwo muntu azatangira kugira umutima wikakaza, umutima udaganduka. Dayimoni ninjira mu mugore kugira ngo agandukire umugabo, bibi kibazo. Iyi myuka mibi yinjiye mu muntu, kinjira mu mudamu, ntuzumvira cyangwa se ntuzagandukira umugabo wawe. Nawe mugabo imyuka mibi ni kwinjiramo, ntuzigere ukunda umugore wawe, nta rukundo ruhita rukuvamo, kumva ntumukeneye, kumva ntumushaka. Nawe umugore yakwinjiramo kumva wapi, nawe nuko nguko kumva wamuzinutswe, kuko ni imyuka iba yinjiye. Yego hari igihe iyo myuka yinjira ikabanza igakereya kamere, noneho za kamere muri mwe igakereya kamere muri mwebwe, noneho ya kamere yamaze gukereya, wa mwuka wamaze kugutera kakageso. Niba utitahuye ngo wibaze ngo eske koko ndi mwiza ndi shyashya, bikarangira baba dayimoni bagusenyeye bishingiye kuri kakageso kabi bamaze gukereya muri wowe. Noneho harabo imyuka mibi yinjiramo igakereya ingeso, noneho yamara gukereya tutugeso igahita inangira n'imitima yabo ku buryo badashobora kwemera igihe bakosheje,
ku buryo badashobora no gusaba imbabazi ku gihe bakosheje, bagahindurwa amashitani. Jya uzirikana ko Satani cyamunaniye ni ugusaba imbabazi. Satani n'abadayimoni be iyo bajya bugufi bagasaba Imana imbabazi, Imana yari kubabarira. Nubona umuntu utemera ikosa ngo arisabire imbabazi, ujye umubona mu mutima w'ishitani. Uriya aba yaratewemo kamere ya Satani. Nuko Satani ateye. Satani ntajya aca bugufi, Satani ntajya yemera ikosa, arakubitwa ku manywa na nijoro. Imana yarinze imuca imujugunya muri iyi minyururu dusomye n'abadayimoni biwe, ariko mpaka magingo aya ntibarisubiraho ngo barebe uburibwe barimo, imibabaro barimo, babe bavuga bati reka tugandukire Imana, tugende tuyisaba imbabazi, tuyitakire ngo tubabarire twarakosheje. Umuntu rero ubona uhana ugahanura, ukigisha ariko akanga kumva, ukamugira inama ariko kandi umwereka ikosa yakoze, bikarangira atakubwiye ngo pardon, ujye umenya ngo uyu muntu yarahinduwe, afite ishitani rimurimo, umutima umurimo n'uw'ishitani. Ngo umutima rero ugomba gusenywa. Iyo udasenywa uwo muntu nta kindi, umuntu buriya udasaba imbabazi ntashobora guhinduka, ntashobora kwisubiraho. Nubona umuntu yemera amakosa, kabona umuntu aremera icyaha, ujye umenya ngo uyu muntu n'umwana mwiza azahinduka. Ariko umuntu utemera ikosa nta guhinduka kuba guhari, ubwo abazakomeza kuguma gutyo. Rero ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo, ubaye unteza amatwi, Satani yaraguhaye uwo mutima, yaraguhaye uwo mutima akakuremera iyo kamere, nigusohokemo mu izina rya Yesu. Nawe byaba byiza ufasha akanya ukavuga uti wa mutima umeze gutyo nsohokamo, ugahamagara umutima wa Kristo ukakwinjiramo, ugahamagara umutima w'ubumana ukakwinjiramo, umutima ugira imbuto z'umwuka wera ukaba ari wo ugira. Umuntu ufite imbuto z'umwuka wera ugomba kugira imbuto z'umwuka wera, umutima urimo imbuto z'umwuka wera. Hari abantu rero Satani yangije muri ubwo buryo, ibiremwa birabinjira, birabangiza, bibangiza mu mico, bibangiza mu myifatire, bibangiriza umubiri, bibangiriza imibereho. Ariko ndagusengera kano kanya, wowe wacaga mu bihe bigukomereye utazi inkomoko yabyo, ni imyuka mibi kubitera, waratatswe, waratewe nyine, ahubwo uterwa muri ubwo buryo. Nkuko wumvise uyu mudayimoni, nkuko twasomye ngo uwo mwanya uwo muntu utewe na dayimoni uva mu mva. Uyu muntu ava mu mva, ntabwo ari dayimoni yavuye mu mva, ni umuntu wavuye mu mva. Uyu muntu yaratewe na dayimoni amuhindura gutyo. Nuvuga ngo rero dayimoni ishobora kugutera misiyo yo dayimoni yahawe, ariyo kukwambura amafaranga, ariyo kukwirukanisha ku kazi, ariyo kuzajya uterwa inda zivamo. Dayimoni ishobora kugutera ari dayimoni yabwiwe ngo ntakabyare, ntazakikire, ntazaheke, ikazajya icunga rero inda yinjiye igateza ikibazo ikavamo. Dayimoni ishobora ikabwira ngo genda, uyu muntu ntazigera arongorwa, ntuzamwemerere kurongorwa, ntuzamwemerere gukora ubukwe, ntuzamwemerere kugira umugabo umwe ngo aturize ku mugabo umwe, cyangwa aturize ku mufiance umwe, cyangwa ku mugabo umwe. Iyo dayimoni ugasanga nyine ntiyemera kutuza, ntiyemera kunyurwa n'umugabo umwe. None ya dayimoni itemera kunyurwa n'umugabo umwe cyangwa umugore umwe. Urundi ruhande hari n'uyu dayimoni ushaka kubwira ngo genda umwinjiremo, ntakanyurwe n'umugore umwe, ndetse na babiri ntibakamunyure. Ukabona rero umugabo arava kuruye ajya kuruye, arava kuruye, wowe ukibwira ngo ne kumbe ni iki dayimoni kimurimo kimukoresha ibyo ngibyo. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo, wowe urimo izo mbaraga z'umwijima, wowe urimo iyo myuka woherewe yabashije gucengera muri wowe ikabigukoresha ibyo, manuye umuriro n'amaziko ngushyire mu izina rya Yesu Kristo. Manuye umuriro n'amaziko itandukane n'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Wowe igutera, ndavugana n'umuntu wibagirwa bya hato na hato. Uko kwibagirwa kwawe ntabwo ari ugusanzwe, ni imyuka mibi igutera kwibagirwa. Ndayikubitisha amaraso Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Yemwe myuka mimwe murekure ubwonko bw'umuntu ntakongera kwibagirwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndakuvugana nawe wowe wa muntu ugira agahinda gakabije, ni umudayimoni. Muri icyo gihe basigaye babyita ngo ni depression. Hari abantu barwara agahinda gakabije ariko atari agahinda gasanzwe, n'akaba dayimoni. Yewe dayimoni utera agahinda winjiye muri uyu muntu, bikaba byariswe ko ari indwara. Ndakukubitisha amaraso Yesu Kristo, ndagutegeka
ndategeka mu izina rya Yesu, sohoka muri usohokana agahinda kawe, ndakubura kano gahinda mu marangamutima ye, ndabohora igice cy'amarangamutima, uyu muntu yakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose, ubuzima bwe bukurwe muri kasho y'agahinda mu izina rya Yesu, ubuzima bw'uyu muntu mbukuye muri kasho y'agahinda mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Hari ubundi ndi kumva gusenga ni ikibazo, uraterura wajya kuvuga mwami Yesu ukabura amagambo, cyangwa muri we hagahuruduka ibitekerezo byahehe ubu ni umudayimoni watumwe kugira ngo ajye arwanya gusenga kwawe, kuko imyuka ikuriho irabizi ngo nusenga urabohoka, nusenga urakira. So yahinda uburyo system iratumwa ngo genda noneho ujye urwanya imisengereye, utangira kuvuga mwami Yesu kumva igitekerezo kibunaka kiraje, undi ugasanga neza yavuga mwami Yesu igitotsi kikaza. Izo ni imbaraga z'abadayimoni ziri kukurwanya, ndazirekuraho umuriro w'Imana nizikurekure mu izina rya Yesu Kristo. Zopetese kiriya holi yandekuye amaraso Yesu Kristo kugira ngo atukubite uwo mwuka uve hejuru y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Wibazaga nawe ibyo bintu wumva byagutondagiraga mu gatuza, ibindi bikagenda mu bitugu, iyo ni imyuka mibe ariko ikorana n'uburozi bw'ibihuherano, ibyo bigenda mu bitugu. Kwekesha amaraso Yesu Kristo, ndarekura umuriro w'Imana mu bitugu byawe, zo mbaraga zive mu bitugu byawe, uwo muntu uhagazeho akuve hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Zopetese kira wowe ndi kubona hari umuntu ukuri hejuru kurwanya, ndavuma izo mbaraga z'uwo mwuka udafite umubiri n'amaraso, kwata kudafite umubiri, ugahagarara hejuru ubuzima bwawe, ukarwanya ubuzima bwawe, uwo mwuka utsindwe mu izina rya Yesu Kristo umba amazina yose. Urakoze mwami, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro muri aka kanya. Ndatura kugira ngo abakurikiranaga mwami ubu butumwa n'iri jambo ryawe n'iri sengesho, buri umwe wese yacira imbaraga zo gukira, yacira imbaraga zo kubohoka mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Buri wese yacira imbaraga zo kubohoka, ndirukana indwara zose ziterwa n'abadayimoni zaba ziri kubura aba bantu, imico yose iterwa n'imyuka mibi yose, imyuka ndayikubitisha amaraso Yesu Kristo, tegekesha itegeko mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ihunge yo mangatane ive ku bantu bose baza hano gusenga, abaza hano kumva ijambo ry'Imana, kwisengesho ribohora official, bose bahabwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amateka ya buri wese uza hano kwisengesho ribohora official, abakoze subscribe, abakora share, aba bose bahabwa umugisha, abatanga ituro mwami katika jina so bagaca mu gikari nkabona aricyo wakoze kuri mese bashyigikira umurimo wo dukora mwami, aba bahabwa umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abaca mu gikari bakaduha ubuhamya bw'ibyo baba bakoreye mu izina rya Yesu Kristo. Reka ibyo baba bakoreye ibyo bitangaza bigumeho mwami mu izina rya Yesu Kristo umwana, mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Urakoze rero kubw'aba bantu, urakoze kubw'ubuzana kuri iki gicaniro cy'isengesho ribohora official, kandi urakoze kubw'ibitangazo wakorera, urakoze kubukijije indwara, urakoze kububohoye, urakoze kububatuye, urakoze kubuhaye ubwenge, urakoze kubuhaye kujijuka, urakoze kubuhaye imbaraga zo gusenga, urakoze kubukebuye katika Jesus. Ndagushimira ko hari umuntu kebuye izina rya Yesu, uvanywe mu rujijo rw'ibyo yibazaga n'ibyo yitekereza. Amazina yose dusabye twizeye, amen, 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 amen. Imana igumugisha kandi Imana ikugirire neza. Ngaho hari ubwa mbere wari waje hano kuri iyi channel yawe, kanda subscribe kandi ube wasangiza umuntu wari we wese ukunda ijambo ry'Imana cyangwa se uri mu bibazo, umusangize rino jambo. Imana amahoro igumugisha, Imana amahoro ikugirire neza. Mukomeze kudushyigikira muri byose kugira ngo dukomeze natwe kuza tubana, muhabwa amahoro kandi muhabwa umugisha mu izina rya Yesu. Amen.